Nongeye kugusuhuza nshuti mukunzi w'amahoro mu muryango, nizere ko ahantu uri hose umeze neza. Ku gicamunsi nk'iki ngiki nizere ko rwose ibintu birimo biragenda neza, kandi niba ubona byanze no kugenda neza, ubona birimo birivanga bitari kugenda uko ubishaka, wihangane nshuti muvandimwe, mu isi bibaho. Uyu munsi biremera, ejo bikanga. Abanyarwanda bo baravuga ngo iby'isi ni gatebe gatoki, bishatse kuvuga ko uyu munsi ni hasi, ejo ni hejuru, ariko icyangombwa ni uko usitaragoringa ukageraho ukabirenga. Ndagarutse rero ngo tuganire kuri seri yacu uburere burinde ejo hazaza, kuri episode yacu ya 4, twibaza tuti gukurikirana umwana ese ni ukwita ku mwana cyangwa ni ukumufunga. Bamwe baravuga bati iyo utangiye gukurikirana umwana cyane uba urimo uramufunga, umubuza ubwisanzure. Abandi bakavuga ati oya, ni ukumurinda, ni ukumuherekeza. Tugiye kubirebera hamwe muri makeya, ese ubundi koko ukuri ni ukuhe kuri iki kintu. Niba nawe uri umubyeyi, iyi video ni iyawe. Birashoboka ko utaraba n'umubyeyi uyu munsi, ariko ukazaba umubyeyi mu minsi iri imbere. Ni byiza kureba video nk'izi ngizi kugira ngo umenye ese ubundi koko mu by'ukuri narinda gute umwana wanjye izi nda zitateguwe, ese narinda gute umwana wanjye ibiyobyabwenge, ese narinda umwana wanjye gute ingeso mbi. Kubera ko uyu munsi nsigaye mbona ikibazo kinakomeye cyane, aho usanga umuntu pe afite ubushobozi, ari gushaka amafaranga, ariko abana be bishwe n'itabi. Mumbabare ntago ngamije gusesereza cyangwa se gukomeretsa umuntu uwo ari we wese, ariko ibaze kuba waba ufite amamiliyoni n'amamiliyoni uri umubyeyi, warangiza amafaranga yose wavunikiye wakoreye igihe uzaba utagihari, ayo mafaranga abana bawe bakazayica nabi kubera yuko washatse amafaranga, abana bayaguramo ibiyobyabwenge, abana bayica nabi, bayigamo ingeso mbi. None uyu munsi cyangwa urashaje, wowe igihe udahari, abana bawe ntabwo bazanabaho neza byibura nk'uko baba bavunikiye, kubera yuko wise ku kintu kimwe, ikindi uracyihorera. Ni ngombwa rero ko wumva izi video, ni ngombwa kumenya izi video. Biracyari mu nshingano zawe kumenya niba kuko umwana wawe uburyo abaho bwa buri munsi. Niyo mpamvu tugiye kureba kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo ese gukurikirana umwana ni ukumurinda cyangwa se ni ukumufunga. Muhaye ikaze rero, niba ari ubwa mbere ugeze hano turakwakiriye rwose, nizere ko wiyumvamo ikaze risesuye. Kandi niba usanzwe hano ukaba udukurikirana buri munsi, rwose kuraje, uri umuntu w'agaciro cyane. Ibyo dukora niwe tubikorera, kandi ni wowe udutera intege zo kongera gukora n'ibindi bikurikiraho. Twagiye, hari ababyeyi bavuga bati sinshaka kumufunga, ndashaka ko yisanzura, ariko ikibazo si ukumufungirana, ikibazo ni ukumukurikiza cyangwa se ni ukwirengagiza. Uyu munsi tugiye gusobanukirwa itandukaniro riri hagati yo gukurikirana umwana no kumufunga, n'impamvu gukurikirana ari urukundo atari igitugu cyangwa se atari igitutu. Ikintu cya mbere ugomba kubanza gusobanukirwa, ese gukurikirana umwana ni iki mu by'ukuri. Gukurikirana umwana si ukumwambura ubwisanzure, ni ukumuherekeza, kumenya aho umwana ari, yaba mu gitondo, ku manywa, nimugoroba, ukaba uzi ngo umwana wanjye ari hehe. Icya kabiri, aba ari kumwe nabo, ababyeyi, inshuti, umukozi, ari ku ishuri, ukaba uzi ngo ari kumwe nande. Icya gatatu, igihe ari bugarukire cyangwa se igihe muri bwongere kubonanira. Umwana udakurikiranwe n'umubyeyi akurikiranwa n'abandi bantu. Icyo kintu mucyumve neza nshuti bakunzi bacu. Iyo umwana wawe utamwitayeho, menya neza ko muri iyi si yabaye mbi, burya hari undi muntu uba urimo aragukurikiranira umwana, kandi ashobora kumukurikirana nabi. Wa mwanya wose hahandi yari ari kumwe n'abo utazi, kwa kundi utamenye ngo ari hehe, menya ko burya ashobora kuba ari kwiga kunywa ibiyobyabwenge, menya ko ashobora kuba arimo ariga kunywa itabi, menya ko ashobora kuba arimo ariga gukoresha n'izindi ngeso mbi zose. Burya umwana wawe ni byiza ko ubuzi ngo ari hehe, ari kumwe nande muri makeya. Twakomeje rero turebera hamwe akandi kantu ka kabiri ugomba kwitaho cyangwa se gusobanukirwa mbere y'ibindi byose. Itandukaniro riri hagati yo gukurikirana umwana no kumufunga.
kumufunga ubundi ni gute mu by'ukuri? Gufunga umwana, kutamwemerera kuvuga igitekerezo, aha rwose menya ko burya umwana wawe uba umufunze. Gukoresha iterabwoba, nabwo burya umwana uba urimo uramufunga. Gukoresha inkoni gusa, aha naho umwana burya uba urimo uramushyira muri container rwose, uba urimo uramufunga birenze n'ibindi byose. Rero gukurikirana umwana rero byo ni ibihe? Gukurikirana umwana ni uku nguku, ikiganiro gihoraho, amategeko asobanutse, ubusobanuro n'impamvu bw'impamvu ibintu urimo urabimukorera, ukamubwira uti mwana wanjye dore impamvu nkukorera ibi ni iyi, impamvu mbigenza gutya ni uku kugira ngo utazagwa muri ibi, kugira ngo bitazagenda gutya. Nyine ukamuha impamvu zifatika zumvikana zituma koko nk'umubyeyi ugomba kumenya ngo ari he, ari kumwe nande, ese aragaruka ryari, ari gukora iki. Kuko burya nubwo ari umwana ariko ubwenge bwe buba burimo buragenda bukura gake gake. Niyo mpamvu ugomba nawe kumusobanurira ibisobanuro umugomba kumenya ngo ubusobanuro bw'impamvu akaba abuzi. Amategeko asobanutse arinda umwana kurusha inkoni. Cyumve neza, amategeko asobanutse arinda umwana wawe burya kurenza n'inkoni. Kurinda uko wamukubita, kurinda uko wamubwira nabi, kurinda uko wagira gute, buryo umushyiraho amategeko asobanutse akaba azi impamvu yayo n'impamvu agiye gukora ibintu warimo uramukorera. Ibyo ngibyo bishobora kumurinda rwose kurenza uko wamukubita. Icya gatatu, ingaruka zo kutamukurikirana zo ni nyinshi pe. Ingaruka zo kudakurikirana umwana wawe ni nyinshi cyane. Abana benshi binjiye mu bibazo bikomeye, si uko babishakaga, ahubwo ni uko nta muntu wababonaga. Nguha urugero, umwana ugiye gutaha atinze inshuro nyinshi, cyangwa se umwana uhora utaha atinze inshuro nyinshi, umubyeyi ntabyiteho, ejo ugasanga umwana we yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Mu by'ukuri urumva gutaha atinze gusa, ntuzi ngo yatindijwe n'iki uyu munsi, ejo ntuzi ngo yatashye gihe ki, ejo ntuzi ngo yatashye gihe ki, nyine urahuze tu. Ariko menya burya ko umwana wawe arimo ararimbuka ubireba. Inshuti mbi, imbuga nkoranyambaga ndetse n'abamushuka, burya muri uko gutinda ashobora kuba yatindijwe n'ibintu bitatu: inshuti mbi, imbuga nkoranyambaga ndetse n'abamushuka. Ibi rero ni detaye ndende, ni ikintu dushobora gusobanura umunsi ukira. Ariko menya ngo burya umwana wawe mu nshuti afite harimo imbi. Menya ko imbuga nkoranyambaga z'uyu munsi nazo si shyashya rwose. Ubimenye nk'umubyeyi, umenye ngo umwana wanjye yireba ibiki, avuga ibiki, akora ibiki, ndetse wite no kumenya ngo ese umwana wanjye uyu munsi yahuye nande, yaganiriye nande, nta wamushutse, mbese ukurikirana umwana wawe detaye. Njya mbwira ababyeyi bagenzi banjye, nkababwira nti ese ubundi byaba bimaze iki gukorera miliyoni 50 uzaraga umwana wawe, ariko ukazageza igihe cyo kuzimuraga umwana wawe yarabaye zezenge kubera itabi, kubera ubusambanyi, kubera ingeso mbi nyinshi, yarangiritse, wenda yaranatwaye n'iyo nda y'ibiki n'ibiki. Sibyo ko wenda ibyo byo wanabona nuko bikavaringa, ariko nkibaza ntese kuzagira igihe ujya guha umwana umurage wawe uvuga uti mwana wanjye akira ibyo navunikiye ubuzima bwanjye bwose bikurikirane, ugasanga uwo mwana ntago ari stable, ntago akomeye. Ujye ubibona, hari ababyeyi benshi bapfa imitungo bari bayifite ari myinshi, bari barakoze rwose, bari barakoze ibishoboka byose, ariko ugasanga kubera ko batitaye ku kintu cy'ingenzi aricyo wa mwana, abantu ugasanga ibyo bavunikiye byose mu myaka 5 bamaze gupfa 7 bashaje, ibintu byose bise bishira, birarangiye. Nta kintu rero burya byaba bimaze. Burya ushobora no kwita ku mwana ukamukurikirana, nawe ubwe akazaguha cyangwa se akiha ibirenze ibyo wamuha. Ntago mvuze, munyumve neza ababyeyi, ntago mvuze ngo wicare mu rugo ngo wo gukora cyangwa kugira ute, ariko gerageza
gerageza niba uvuye ku kazi umenye ngo detaye ya buri kintu cyose mbere y'uko ujya muri smartphone, mbere y'uko ujya kureba ibindi bintu byagiye byiriwe bicaracara, mbere y'uko umenya amakuru y'ahandi hantu. Mbese kwa kuntu wumva ufite amakuru, ufite ibintu byinshi byo gukora nyuma y'akazi, ikintu cya mbere ugomba gukora burya ni ukwita ku mwana wawe, ni ukumenya ngo umwana wanjye yize, yego yariye, nibyo yaganiriye nande, yabonyanye nande, mbese buri detail ya buri kantu ukaba uyifite mu mutwe wawe. Internet ubwo rero tugeze ku kintu cya kane, imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga ni ikibazo gikomeye cyane. Telefone yabaye umurezi wa kabiri, rimwe na rimwe irusha umubyeyi ijambo. Ahangaha nibyo narindi kukubwira wa mubyeyi we, wa muntu nkurikirana, menya neza ko burya iyo telefone, uwo mubyeyi wa kabiri uri kukurerera umwana ntabwo ari shyashya. Uyu mubyeyi wa kabiri uri kukurerera umwana ntabwo ari shyashya. Ibyo ugomba kumenya rero kuri uyu mubyeyi wa kabiri twamaze kwita umubyeyi, iyi telefone iri kukurerera umwana, kumenya ibyo umwana areba. Menya ngo umwana wanjye ari muri smartphone aba ari kureba iki, ese aba ari kuganira nande, abaganira nabo kuri WhatsApp, kuri TikTok, hose ubyiteho, ubimenye, biracyari mu nshingano zawe. Igihe ayikoresha, numvise i Burayi barimo barashaka kuzatora itegeko rivuga ko ngo abana bari munsi y'imyaka 16 batagomba gukoresha amatelefone ngo kuko arabangiza cyane. Barimo barashaka kuzatora amategeko, abadepite mu Bwongereza no mu Bufaransa ndakeka. Mu by'ukuri urumva ko ni ikintu gihangayikishije isi, ariko ntabwo nyine urumva twebwe nk'abanyafurika rimwe na rimwe ntabwo turabibona nk'ikibazo, ariko byamaze kuba ikibazo kiri too much rwose, ku buryo internet irimo irarusha ababyeyi akamaro, cyangwa se irimo irafata umwanya munini kurusha ababyeyi babyaye umwana. Menya rero uburyo ko umwana wawe aba arimo ararimbuka, kubera ko ntago azabasha gutandukanya ikibi n'icyiza nkawe. Ntago azamenya ngo ese koko ubundi ndajya kuri internet nkure y'iki. Kuko uyu ni umwana turi kuganiraho, mwiteho umenye buri kimwe. Internet irigisha vuba, nibyo pe, irigisha ku muntu ushaka kwiga, irigisha vuba rwose nta kibazo, ariko si buri gihe yigisha neza. Kuko nyine uko kuntu utekereza ko internet ishobora kuba iri kwigisha umwana wawe neza vuba vuba, menya ko ashobora no kuba iri kumwigisha nabi vuba vuba. Ukurikirane umenye ngo umwana wanjye ari kureba iki, ari kuganira nande, ese ari gukoresha telefone ryari, mu buhe buryo. Icya gatanu, uko wabikora utabangamiye umwana. Ganira mbere yo kugenzura, ubanze umuganirize nyine gake gake, umucaca gake gake. Sobanura impamvu urimo urabikora, umusobanurire. Emera ko umwana akura, wemere n'ibitekerezo ari kugenda akuzanira, ubone uko muganira nyine. Abantu mwereke ko uri papa ari kuri flexible, uri mama ari kuri flexible, nyine uroroshye, ntabwo uri ikintu cy'ikibuye kiri aho cy'itegeko. Kuko buriya hari ikintu kera twajyaga tuvuga, dutebya tuvuga ngo umwana wo kwa pasiteri yatwaye inda, ariko abantu ntago bajyaga basobanukirwa ngo ese ubundi koko umwana wo kwa pasiteri atwara inda byagenze uti, ko baba barabyirukiye mu gakiza, bari mu Mana, bigenda bite? Ni ukubera ko uyu mwana yakuriraga mu kintu kimeze nk'uruzitiro rw'iyo nzu y'Imana n'ayo masengesho, ariko nyine ni umwana. Agasanga hanze hari amasega, hari abahungu basaze, ugasanga amuterese rimwe kabiri, umwana agahita bakajiji nyine kubera kutamenya kuvuga oya. Bya bindi twagiye tureba muri episode za mbere, kubera kutamenya kuvuga oya, umwana rimwe ugasanga
bararyamanye, umwana ahise atwara inda. Abantu bakibaza ati ese pasiteri yananiwe kurera, byagenze bite? Urumva ni ikibazo mu by'ukuri kiba gikomeye, ariko ntago kiba cyatangiriye hehe? Mu kutamenya uko ubwira umwana, utamenya nyine uko umukurikirana, no kwemera ko uburyo umwana wawe ashobora kuba yarakuze, ukamenya ibyo muvugana n'uburyo ubimubwiramo nk'umubyeyi. Iyo umwana yumva impamvu, iyo yubaha n'itegeko, ubanza ugasobanura umwana nyine impamvu. Reka nguhe urugero, ushobora kumubwira uti mwana wanjye, wenda turi kuganira ku mwana mutoya, ukamubwira uti mwana wanjye rero, iyo utashye utinze ushobora guhura n'ibisambo rimwe, ushobora guhura n'abantu babi bakagufata ku ngufu, nyine akabanza kumva impamvu z'ibyo